Muraho neza, nitwa Dr. Niwemuhoza Marie Grace, abandi umuganga mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. By'umwihariko nk'abashinzwe gukurikirana abarwayi bafite indwara zandura ndetse no kwirinda indwara zandura mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Murakoze. Muraho neza, nanjye nitwa Uwimana Roza, nkorera mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Ndi umuforomokazi, by'umwihariko nshinzwe gukurikirana abarwayi bafite indwara y'umwijima mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Murakoze. Uyu munsi twateguye kubaganiriza ku ndwara y'umwijima. Twakwibaza ngo umwijima ni iki? Umwijima ni inyama yo mu nda iba iruhande rw'uburyo, ishinzwe gutunganya amaraso ndetse no gukora intungamubiri. Uburwayi bw'umwijima ni igihe ya nyama yacu yo mu nda yatangiye kurwara, yatangiye kubyimba, yatangiye ndetse no kuzamo amazi. Indwara y'umwijima abenshi bakunze kwita hepatite iri mu bwoko butandukanye. Hari ubwoko bwa A, ubwoko bwa B, ubwoko bwa C, ubwoko bwa D ndetse n'ubwoko bwa E. Uburwayi bwa hepatite buterwa na virusi yinjira mu mubiri ukajya kwangiza umwijima. Hari ubwoko bwa A, ubwoko bwa B, ubwoko bwa C, ubwoko bwa D ndetse n'ubwoko bwa E. Hepatite A na E ni uburwayi bwa hepatite ariko buvurwa bugakira kandi bukira mu gihe gitoya. Ubwoko bwa B na C ni ubwoko buterwa na virusi ariko bufata igihe kirekire, ari nabwo buhangayikishije isi muri iki gihe. Iyo warwaye hepatite B nibwo ushobora kurwara hepatite D. Twakwibaza tuti hepatite B na C zandura zite? Hepatite B yandura iciye mu matembabuzi cyangwa mu maraso, mu gihe ukoresheje ibikoresho byakomerekeje umuntu ufite ya hepatite B, nawe ukabasha kwandura ya hepatite B. Cyangwa se watewe amaraso arimo iyo virusi ya hepatite B, ukaba nawe wagira ubwo burwayi bwa hepatite B. Ikindi, hepatite B itera hepatite D. Twavuga ko ari nk'ingaruka za hepatite B zituma noneho ugira hepatite D. B ifite urukingo ariko ni uburwayi budakira. Nubwo budakira, bufite imiti. Iyo miti akamaro iba imaze ku murwayi, igabanya izo virusi n'amakomplikasiyo ashobora kugira. Tugiye kureba uburyo uburwayi bwa hepatite bwandura. Twabonye ko dufite uburwayi bwa hepatite bw'amoko atanu. Dufite hepatite A kugera kuri E. Hepatite A na E ni uburwayi bw'umwijima bwandurira mu mwanda. Tuvuge wafashe iyo amafunguro arimo iyo virusi itera hepatite A cyangwa E. Ubwo burwayi buravurwa bugakira. Uburwayi buteje buhangayikishije isi muri iki gihe ni uburwayi bwa hepatite B na C. Hepatite B ukuntu yandura uterwa na virusi, ariko ukaba wahuye na wa muntu ufite virusi ya hepatite B. Bwandurira mu mibonano mpuzabitsina, guhuza amaraso arimo ya hepatite, cyangwa se umubyeyi akayanduza umwana amubyara. Hepatite B by'umwihariko niyo ituma ugira hepatite D. Iyo utanduye hepatite B ntabwo ushobora kurwara hepatite D. Tugiye kureba kuri hepatite C, nayo yandura nka hepatite B, ariko by'umwihariko hepatite C nta rukingo igira, ariko nayo iravurwa igakira. Muri iki gihe turi gushishikariza abantu kwipimisha hepatite hakiri kare, kubera ko iyo umuntu ayirwaye bikagera ku mezi 6 biba nta garuriro, ari koronike. Ari hahandi usanga umuntu umwijima wabyimbye, yatangiye kugira amazi, ugasanga inda yabyimbye, ari byo abantu benshi dukunze kwita urushwima.
Tugiye kureba ku bimenyetso umurwayi wa hepatite agaragaza. Mu busanzwe iyo umuntu agitangira kurwara indwara ya hepatite ntabwo agaragaza ibimenyetso. Uko iminsi igenda iza, uko atinda kwivuza, ni cya gihe atangira kugaragaza ibimenyetso. Ibyo bimenyetso harimo umunaniro ukabije, gucika intege, kubura apeti, ukumva kurya ntabwo ubishaka, kubyimba inda. Cya gihe umwijima uba watangiye kuzamo amazi, umuntu aratangira akabyimba inda. Akenshi umwijima utangiye kunanirwa atangira no kugira amaso y'umuhondo. Nta handi usanga umuntu amaso yabaye umuhondo, cyangwa mu biganza cyangwa mu birenge, ushobora kureba ugasanga uruhu rwe rwatangiye kuba umuhondo. Ikindi, iyo ndwara imaze igihe irengeje nk'amezi 6, uko umuntu ativuza, usanga umuntu atangiye kugira kanseri. Hepatite B na C iyo itavuwe hakiri kare, ni hahandi usanga umuntu agize kanseri y'umwijima. Nk'uko majije kuvuga ibimenyetso by'umwijima, mwumvise ko ari ibimenyetso bijya gusa n'izindi ndwara. Ahangaha kugira ngo dukonfirime ko umuntu arwaye umwijima, dufata ibizami. Hari ibizami by'amaraso, hari n'ibizami byo guca mu cyuma, tukareba niba koko arwaye umwijima. Iyo dusanze arwaye umwijima, tumwohereza muri serivisi ishinzwe gufasha abarwaye umwijima, agatangira imiti. Iyo dusanze ari ubundi burwayi, nabwo tumuha imiti dukurikije uburwayi afite. Twe muri serivisi ishinzwe gukurikirana hepatite hari ubwoko 5, ariko twe dukurikirana B na C. C irakira, B ni ukugabanya virusi. Hanyuma C tureba ingano ya virusi, twabona afite ingano ikwiriye gutangizwa imiti, tumutangiza imiti y'amezi 3. Nyuma y'amezi 3 agakorerwa kontrole kugira ngo turebe ko yakize. Iyo dusanze atarakize, tugirana ikiganiro tukumva ko imiti yayifashe neza. Twakumva atarayifashe neza, tukongera tukayimutangiza. Ariko iyo dusanze yarayifashe neza ariko akaba atarakize, tumushyira ku bwoko bwa 2, tukamuha imiti y'ubwoko bwa 2. Iyo ayirangije nayo tuyimuha amezi 3, tumukorera kontrole. Nyuma y'amezi 3 tukareba ko yakize. B nayo tugendera ku ngano ya virusi afite uko zingana. Iyo dusanze afite icyo kigero cyo kuba yatangizwa imiti, ayihabwa amezi 6. Nyuma y'amezi 6 tukamukorera kontrole. Iyo tumukoreye kontrole dusanga virusi zaragabanutse cyangwa se zitaragabanutse. Iyo zagabanutse, imiti turayihagarika, hari ikigero tugenderaho. Iyo ziyongereye, nabwo tugirana ikiganiro tukumva ko imiti ayifata neza. Iyo atubwiye ko ayifata neza, icyo gihe buri nyuma y'amezi 6 akorerwa kontrole kugira ngo turebe ko izo virusi zikomeza kwiyongera. Iyo dusanze yanywaga imiti kuri hepatite B tukabona virusi zariyongereye, tugirana ikiganiro tukumva ko imiti yayifataga neza, kuko hari igihe ziyongera bitewe n'uko afata imiti nabi. Iyo atubwiye rero yuko yayifataga neza, tumubwira kongera kuza nyuma y'amezi 3, akongera agatanga ikizamini tukareba ko ari kwa kundi, ko n'ubundi zikiri hejuru. Iyo dusanze zikiri hejuru, uwo murwayi aba agomba guhabwa transferi akajya ku rundi rwego kugira ngo bakurikirane ikintu gituma izo virusi zidashiramo kandi imiti umurwayi ayinywa neza. Ntabwo turekeraho, dukomeza tubikurikirana. Umurwayi duhaye imiti ya hepatite C ashobora kugira ibyago ko ashobora kugenda akirara avuga ngo yakize, ugasanga arongeye arawanduye. Birashoboka. Iyo amaze gukira hava tumuhaye ubujyanama y'uko agomba kwitwara, akaba yakwirinda kongera kuyirwara.
umurwayi wa hepatite C yamajije gufata imiti agakira ntagomba kwirara, kuko ya hepatite n'ubundi ashobora kongera akayandura binyuze mu nzira n'ubundi umuntu anyuramo yandura indwara ya hepatite C. Tumwigisha uburyo ashobora kwirinda hepatite C, harimo kudakoresha ibikoresho bikomeretsanya, kuko ahuye n'amaraso n'ubundi arimo ya virusi itera hepatite C ashobora kongera akayandura. Ikindi ni ugukora imibonano mpuzabitsina ikingiye, kuko n'ubundi nakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ya virusi ashobora kumwanduza, kimwe n'uko ashobora kwandura B mu gihe ahuye n'ubundi n'umuntu ufite hepatite B. Icyo agomba gukora ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nk'uko twabivuze, dufite ubwoko bwa hepatite butandukanye, harimo ubukira, harimo n'ubudakira tumashije kuvuga. Ubwoko bwa hepatite bukira A na E, iyo dusanze ubufite tuguha imiti kandi tukakugira n'inama y'uko wakwirinda izo ndwara za hepatite A na E. Inama tugira abantu bafite ubwoko bwa hepatite A na E ni uko bajya bategura amafunguro neza afite isuku kugira ngo birinde iyo hepatite A na E. Ikindi, ku ndwara ya hepatite tugomba kwirinda gukoresha imiti tutahawe na muganga. Akenshi dusanga nk'abantu bakunze gufata paracetamol uko biboneye, nayo ishobora kwangiza umwijima. Ikindi bashobora kwirinda ni ukunywa inzoga, kuko inzoga iyo unyweye inzoga nyinshi zishobora kwangiza umwijima. Tugiye kurebera hamwe ingaruka ziterwa no kuba wagize indwara ya hepatite. Iyo warwaye indwara ya hepatite, umwijima wawe ucika intege. Icyo gihe bishobora, niba utavuwe hakiri kare ya virusi ngo igabanuke, ushobora kugira kanseri y'umwijima. Twabonye ko umwijima akamaro kawo ari ukuyungurura amaraso. Iyo umwijima wangiritse, ikintu kiba gisigaye ni ukuba bahindura umwijima, icyo dukunze kwita transplantation, kuba wagenda bakaguhindura umwijima bagashyiramo uwundi. Icyo gihe uba usanga bitwara twavuga nk'amafaranga menshi, ugasanga hariho n'igihe utayabonye bitewe n'ubushobozi bwawe. Ikirenze kuri ibyo bishobora kumuviramo n'urupfu. Tugana ku musozo, tugire isuku, twirinde indwara zitandukanye harimo n'umwijima. Gukaraba intoki mbere yo kurya cyangwa mbere yo gukora ikindi kintu, cyangwa se gusukura amafunguro biradufasha kwirinda indwara y'umwijima, ariko binaturinde izindi ndwara zitandukanye zituruka ku isuku nkeya. Ikindi ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nubwo biri kuturinda izi hepatite B cyangwa C, ariko binaturinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo na virusi itera sida. Ku bangavu zinaturinda kuba twagira inda zidateganijwe. Ikindi ni ukwirinda kunywa inzoga. Inzoga twabonye ko ziri mu bintu byangiza umwijima. Kwirinda inzoga bizadufasha no kwirinda izindi ndwara nyinshi zatewe no gukoresha inzoga. Ikindi twabonye ko iyi ndwara ushobora kwanduza umwana uri kumubyara. Kugera ku ivuriro hakiri kare, ukimara kumenya ko wasamye, bazareba bagupime indwara zitandukanye, ariko nanone barebe niba koko nta ndwara ya hepatite ufite, bigufashe kugira ubuzima bwiza n'ubuzima bw'umwana bugende neza, ubyara umwana ufite ubuzima buzira umuze. Ikindi ni ugukoresha imiti utahawe no kwa muganga. Niba ufite uburwayi runaka, ihutire kugana ivuriro rikwegereye bagupime, barebe niba koko imiti ugiye gufata ihuje n'uburwayi bwawe. Ikindi barebe ingano y'umuti ushobora gufata niba nta ngaruka yagira ku mwijima. Ikindi kintu nababwiraho ni uburyo dufata iyi miti ya kinyarwanda, imiti twikoreye twakuye mu byatsi runaka. Ni byiza ko ugana ivuriro rikwegereye niba ukeka ko ufite uburwayi runaka, mbere yo kwihutira gukoresha imiti itapimwe, idafite urugero rwabasha kugufasha. Murakoze.